rigenga abantu n'umuryango ryateganije ibyo buri wese agomba kuzuza kugira ngo yemererwe gushyingirwa kandi gushyingirwa kwemewe n'amategeko. Umuhango rero mujemo gushyingirwa hari ibisabwa byerekeye ishyingirwa kuri buri wese. Ibisabwa rero byerekeranye n'ishyingirwa hari gushyingiranwa kwemewe n'imihango ishingiye kuri uwo muco wo gushyingirwa. Ibyo tugira ngo tubabwire. Gushyingirwa kwemewe ni ugushyingirwa cyangwa gushyingiranwa k'umugabo n'umugore umwe, kandi bigakorwa mu butegetsi bwa leta, bigakorwa ku bushake bw'umugore n'umugabo bombi, ubushake bwabo nta gahato kabayeho, kandi barangiza bakanabisinya. Umugabo n'umugore bashatse gushyingiranwa bakaza mu buyobozi bwa leta bagakora umuhango wabo wo gushyingirwa bombi, ubushake bwabo bakawukorera no mu ruhame rwa benshi, kandi bakawukorera imbere y'umwanditsi w'irangamimerere. Iyo bakoze umuhango muri ubwo buryo baba bashyingiwe mu buryo bwemewe n'amategeko. Ugushyingirwa kwemewe rero iyo gukozwe gutyo, hari ibibanziriza uyu munsi nyirizina no gushyingirwa umugore n'umugabo bagomba kuba bujuje. Ni nayo mihango ishingiye ku muco buriya ibanziriza uyu nguyu nyirizina mugiye gukora. Rero usabwa n'amategeko cya mbere uko bagiye gushyingiranwa bagomba kuba bafite imyaka yo gushyingirwa 21. Imyaka yo gushyingirwa 21, ariko iri tegeko rigenga abantu n'umuryango aho rivuga ko umuntu ufite nibura imyaka 18 y'amavuko ariko utaragira imyaka yo gushyingirwa 21 ashobora kwemererwa gushyingirwa, ariko abyemererwa y'impamvu yatanze ubusabe bw'ishyingirwa igaragara cyangwa yumvikana. Ibyo biha bisaba umwanditsi w'irangamimerere ku rwego rw'akarere agasuzuma ubusabe bwe, yarangiza akemererwa cyangwa se akaba yahakanirwa. Iyo yemerewe gushyingirwa kwe kuba kwemewe nawe ku myaka 18, ariko ubundi imyaka yo gushyingirwa ni imyaka 21. Abageni bacu rero imyaka yo gushyingirwa barayujuje tugendeye ku byo twabasabye. Hari ikindi, hari imihango ishingiye ku muco ibanziriza uyu nguyu nyirizina, uyu muhango wo gushyingirwa imbere y'amategeko mugiye gukora. Itegeko naryo riteganya ko iyi mihango ari umuhango wo gusaba irembo ry'umugeni n'umuhango wo gusaba umugeni no gukwa. Ni imihango ibiri nayo yemewe kandi iteganijwe muri iri tegeko. Umuhango rero wo gusaba umugeni nako gusaba irembo ry'umugeni no kurifata, uyu muhango ni ngombwa ko uhuza imiryango yombi. Imiryango yifuza kubana, umukobwa n'umuhungu irahura ikemeranywa ko nta nzitizi zirimo zatuma abana babo badashyingirwa. Izo nzitizi rero ni ukureba ibijyanye n'imiziro. Kimwe n'uyu muhango wo gusaba umugeni no gukwa, uyu muhango nawo ugaragaza amasezerano y'ubwumvikane hagati y'imiryango yombi cyangwa imiryango ibiri. Imiryango nayo irahura ikemeranywa ko umuhungu wabo n'umukobwa wabo bayikomokaho bazashyingiranwa, kandi ko iyo miryango yombi izakomeza gufasha uwo mukobwa n'uwo muhungu no kubahagararira mu ishyingirwa ryabo. Nayo twizere ko mwayikoze kuko ni iya ngombwa kandi irateganyijwe. Itegeko rivuga no ku nkwano. Iyo inkwano itabonetse ntibibuza amasezerano yo gushyingirwa kwabaho. Umuhungu ashobora kubura inkwano, igihe yabuze inkwano akajya gukwa akavuga ko nta nkwano yabonye, ntabwo bituma umuhango wo gukomeza kugira ngo bajye gushyingirwa mu mategeko utabaho. Wenda ahangaha ntibavuze ko bigenda, niba asonerwa burundu, niba se bamuha igihe cyo kuzayizana, ariko ntabwo kudatanga inkwano bikuraho umuhango wo gushyingirwa wakomeza. Kandi inkwano buriya ni ubwumvikane bw'imiryango yombi, ntabwo ari igiciro.
ati umwana wanjye abantu kugeza n'ubu bagishirikana bajya gusaba umukobwa bakavuga bati umuhinzi afite abe bamukora. No mu bahinzi uzi guhinga cyane bamukosha menshi, uzi guhinga gake ni bake, uwize akagera ku rwego indani rwa doktora nawe afite igiciro cye, ariko ubundi inkwano ntabwo ari ikibazo, ni ikimenyetso cyangwa se urwibutso. Bisabwa rero by'ibanze bavuga ko ari imyaka yo gushyingirwa. Ikindi kirebwaho ni imiziro, kureba ko bagiye gushyingiranwa nta miziro bafite hagati yabo. Iyo miziro rero ivugwa mu itegeko ni iyikurikira: umugabo n'umugore bagiye gushyingiranwa, iyo abagiye gushyingiranwa bafitanye isano y'ubuvandimwe itaziguye y'abantu bavindimwe, umubyeyi umwe n'umugore umwe, w'umugore n'umugabo, ntabwo bemerewe gushyingiranwa hagati yabo. Iyo ni imiziro. Ikindi ni isano y'ubuvandimwe iziguye kugera ku gisanira cya karindwi. Uwo mugiye kubana iyo ngubu mwakuranye mwebwe mugiye gusezerana, ariko imiryango ibisuzumye igasanga muhuriye nko ku gisekuru cya kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu, ntabwo itegeko ryemera ko mwashyingirana. Iyo ni imiziro. Sebukwe w'umuntu cyangwa nyirabukwe w'umuntu, ntabwo umukobwa ashobora kuza agashyingiranwa na sebukwe cyangwa umuhungu ashyingiranwa na sebukwe na nyirabukwe. Ni imiziro. Bibayeho bagashyingiranwa, uwabimenya ashobora kujya gusaba gutesha agaciro iryo shyingirwa kuko ryabaye rifite imiziro. Hari ikindi kirangwa n'imiziro, ni uwemeye kubera umubyeyi umwana atabyaye. Gushyingiranwa n'uwo mwana yemeye kubera umubyeyi ntabwo byemewe. Kimwe n'uwemeye kubera umubyeyi umwana atabyaye, gushyingiranwa n'abakomoka kuri uwo mwana, mu yandi magambo n'abuzukuru. Kimwe n'uwagizwe umwana n'utaramubyaye, gushyingiranwa n'uwashyingiranywe n'uwamugize umwana. Kimwe n'uwemeye kubera umubyeyi umwana atabyaye, n'uwashyingiranywe n'uwo mwana. Ntabwo ibyo ngibyo byemewe n'imiziro. Abageni bacu rero tumaze kubona ko nta muziro ubarangwaho, tugendeye ku itegeko riteganya, ingingo nayo twasanze bayujuje, nta mpamvu yatuma tutabasezeranya. Hari ikindi kirebwaho, ni uko abagiye gushyingirana batagomba kuba bafite andi masezerano y'ishyingira cyangwa kutagira andi masezerano y'ishyingira. Umuntu buriya ntashobora kongera gushyingirwa iyo gushyingirwa kwa mbere gukiri. Umuntu wasezeranye mu mategeko ntabwo ashobora kongera gushyingirwa bwa kabiri ishyingirwa rya mbere rikiri, kandi ishyingirwa rikurwaho n'urupfu. Wasezeranye umuntu agapfa, ushobora kongera ugashyingirwa, cyangwa iyo mwagiye mu mategeko mugatandukana wakongera ugashyingirwa bwa kabiri. Uragenda rero tuzi ko ntawe ugiye gushyingirwa afite irindi sezerano. Hari ikindi rero dusuzuma, ibyo abagiye gushyingiranwa bagomba kuba bujuje. Iyo ari ingaragu tumwaka icyemezo kigaragara ko ari ingaragu. Iyo atubwira ko agiye gushyingirwa bwa kabiri yapfakaye, tumwaka icyemezo kiva mu mupfakazi cyangwa yapfakaye. Iyo yatandukanye mu rukiko tumwaka inyandiko y'urukiko igaragaza ko yatandukanye na mugenzi we mu rukiko. Hari icyo amategeko abasaba kuko baba biyemeje gushinga urugo. Ubu rero ngiye kubabwira iby'ingenzi amategeko abasaba. Icya mbere, amategeko asaba umugabo n'umugore bagiye kubana ko bamenya ko icya mbere inshingano z'urugo, kwita ku rugo n'abana bazabyara ari izabo bombi. Nta muntu n'umwe, yaba umugore yaba umugabo, wiharira inshingano, keretse iyo mugenzi we atakibifitiye ububasha. Ashobora kurwara, ashobora kumugara, ashobora kuba nta bushobozi agifite, icyo gihe umwe yiharira inshingano. Ikindi amategeko abasaba ni uko mugomba kubana no kubahana, kandi mukabikora igihe icyo ari cyo cyose mukibana mutaratandukana mu buryo bunogeye amategeko. Mukiva hano mukimara kurahira
kandi ku bana burya umugore n'umugabo bitangira basezeranye mu mategeko. Nimara gusezerana mu mategeko mu kanya buriya ku bana bwaba byatangiye, naho mwaba mutaraba mu nzira ariko mwaba ari umugore undi ari umugabo. Imibanire yanyu rero uhereye umunsi kanya kaza gusa igomba kurangwa no kubahana, buri wese akubaha mugenzi we. Hari inshingano rero buri wese washyingiwe afite inshingano zikomeye. Iya mbere harimo no kwita muri mugenzi wawe. Uriya mugabo afite inshingano zo kwita ku mugore we, n'umugore afite inshingano zo kwita ku mugabo we. Izo ni inshingano kandi ziteganywa no mu mategeko. Indi nshingano mufite niyo guhitamo uburyo muzifashisha mu micungire y'umutungo wanyu. Buriya imitungo mufite niyo muzagira mbere y'uko musezerana. Umwe akemera kuba umugore, undi akemera kuba umugabo. Murabanza mukumvikana uburyo bumwe mu guteganywa n'itegeko ry'imicungire y'umutungo. Hari uburyo rero butatu bwateganyijwe n'itegeko cyangwa n'amategeko. Hari uburyo bwa mbere bw'imicungire y'umutungo ufashe uburyo bw'ivangamutungo rusange, uburyo bwa kabiri bw'ivangamutungo w'umuhahano, n'uburyo bwa gatatu bw'ivangamutungo risesuye. Uburyo uko ari butatu umugabo n'umugore bahitamo uburyo bumwe bumvikanyeho bombi. Iyo muhisemo ivangamutungo rusange, aya ni amasezerano umugabo n'umugore baba bagiranye ku bwumvikane bwabo bombi. Buri wese imitungo yari afite mbere yo gushyingirwa ayizana na mugenzi we, akayizana bakayihuriza hamwe. Bamara kubana bakajya bakora bayongera, kandi buri wese akaba afite ububasha bungana kuri uwo mutungo n'ubwa mugenzi we. Umwe akaba atafata icyemezo kuri uwo mutungo nko kuwugurisha, kuwutangaho ingwate cyangwa impano atabyumvikanyeho na mugenzi we. Uburyo rero bwitwa uburyo bw'ivangamutungo rusange. Uburyo busanzwe aribwo bwababera bwiza nibwo mwifashisha mu micungire y'umutungo wawe. Uburyo bwa kabiri bw'ivangamutungo w'umuhahano, aya rero ni amasezerano akorwa hagati y'umugabo n'umugore ku bwumvikane bwabo bombi. Kumvikana ko buri wese imitungo yari afite mbere yo gushyingirwa ikomeza iba umwihariko, akayicunga ubwo yari asanzwe yicunga. Namara gushyingirwa uwo munsi, imitungo mwakuye uwo munsi akaba ariyo muhuriraho, munganya ububasha bwo kuyicunga no kuyifataho icyemezo. Ariko iyo buri wese yari afite mbere yo gushyingirwa irakomeza ikaba umwihariko we. Uburyo bwa gatatu bw'ivangamutungo risesuye, iyo ni amasezerano agirwa asinyanywa hagati y'umugabo n'umugore ko batazigera bavanga umutungo na rimwe. Icyo gihe umusinyira ko buri wese atunga ibye akabicungira abo ashaka, akabicunga n'uko abyumva. Uburyo rero uko ari butatu, byaba ivangamutungo rusange, ivangamutungo w'umuhahano n'ivanguramutungo risesuye, muhitamo uburyo bumwe mwumvikanyeho. Bageni bacu ndagira ngo ubu buryo murabutekerezaho. Uburyo butoranywa cyangwa se umugabo n'umugore bifashisha mu micungire y'umutungo wabo hatabayeho influence y'abandi abari mu buzi. Umugabo n'umugore nabo bahitamo ubwo buryo. Ubwo rero nimuzaguza gusinya hariya muzajya mutubwira uburyo mwumvikanye mwahisemo. Ndagira ngo rero tubabwire ko ishingirwa ryanyu turyishimiye biteganywa n'amategeko. Byose mwabidushyikirije kandi byuzuye. Sigaye nababwira ko uyu muhango w'ishyingirwa ushingiye ku itegeko nshinga. Itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu ngingo yaryo ya 18 yemeza, ivuga ku muryango ugiye gushingwa. Ivuga ko umuryango ariwo shingiro ry'Abanyarwanda twese. Uriya mugiye gushinga umuryango, ibutse ko ugizwe n'umugore, umugabo, ejo muzamufite abana. Umuryango rero kuba ari ishingiro ry'Abanyarwanda twese, mu yandi
yandi magambo bisobanuye ko umuryango ushyigikiwe na leta kandi iteka leta igerageza kuwurengera. niyo mpamvu usanga hagira amategeko yihariye agenga umuryango. Gahunda mugiye gukora rero ni gahunda ishyigikiwe na leta. Ingingo ya 17 y'itegeko nshinga ivuga ko ubushakane bw'umugabo umwe n'umugore umwe ari bwo buryo bwonyine bwemewe n'amategeko. Ubuharike ntabwo bwemewe. Umugabo yasezeranye n'umugore n'uwo mugiranye isezerano, ntabwo ushobora guhindukira ngo usezerane n'undi mugabo cyangwa undi mugore, kuko guharika ntibyemewe. Wongera gusezerana y'isezerano wagiranye n'uwa mbere ritakiriho, kandi nababwiye ko rikurwaho n'urupfu cyangwa gutandukana mu mategeko. Bageni bacu rero hari ibibujijwe. Iri tegeko rigenga abantu n'umuryango ryashyizeho ibintu bibujijwe hagati y'umugabo n'umugore bishobora gutuma batandukana. Ni ryari umugabo n'umugore batandukana? Umugabo n'umugore batandukana iyo umwe yaba umugore yaba umugabo aranzweho cyangwa agaragaraho n'ubusambanyi. Ubusambanyi bugaragara mu buhemu, kandi ubwo busambanyi bukaba bufite ibimenyetso bidakuka. Ni impamvu ituma umugore n'umugabo batandukana, kandi batandukana amategeko ko batandukanye kubera ubuhemu. Umugore rero umugabo agomba kwirinda guhemukira mugenzi we ajya mu nzira muri izo busambanyi. Hari uriya gufata mugenzi wawe nabi, nko kumukubita, kumwiba imitunga, kumwiba imyambaro n'ibindi. Iyo bikuranzweho uwafashe mugenzi wawe nabi, ni impamvu yatuma mutandukana. Bageni bacu rero izi mpamvu zatuma mutandukana ni ukuzirinda. Ugiye gufata icyemezo cyo kubana kandi kubana igihe kirekire, imico igomba kuranga buri wese yatuma mutandukana uzayirinde, kandi kuyirinda birashoboka. Ndagira ngo bageni bacu rero niba nta mpamvu yatuma tutabashyingira, kandi izo mpamvu zatuma abantu badashyingiranwa nazigaragaje: kuba utujuje imyaka, kuba urangwa n'umwe muri ya mizigo twavuze, kuba ufite andi masezerano y'ishyingirwa ushobora gukorera abandi, kuba ufitanye isano ya bugufi na mugenzi wawe. Icyo gihe ibyo ngibyo nibyo, no kuba abagiye gushyingiranwa atari umugabo undi ngo abe umugore, abantu bahuje igitsina ntabwo bashobora gushyingiranwa. Impamvu yatuma tutabashyingira, tugane ku muhango wo kurahira no gusinya ibitabo by'irangamimerere. Uyu muhango ni umuhango w'ingenzi cyane, kuko naho umuntu aba agiye gufata icyemezo gikomeye cyo kuzabana na mugenzi we ubuziraherezo. Uyu muhango ukorwa rero ukorwa n'umugabo n'umugore bombi. Bazana imbere, umugabo niwe ubanza kurahira, azamura akaboko k'iburyo arambuye ikiganza, hanyuma agasoma amagambo akubiye mu ndahiro usanga hano imbere. Indahiro itandukanye na mbere. Itegeko ryo muri 2016 rigenga abantu n'umuryango ryavugaga ko umukwe n'umugeni bagomba kurahira akaboko k'ibumoso gafashe ibendera ry'igihugu, ukuboko kw'iburyo kuzamuye. Itegeko rya 2024 rigenga abantu n'umuryango rivuga ko abagiye kurahira barahira bazamuye ikiganza cy'iburyo gusa, keretse umwanditsi w'irangamimerere niwe urahira afashe ibendera ry'igihugu n'akaboko k'imoso, kandi ikiganza cy'iburyo kizamuye. Rero nimubona mugiye kurahira idarapo ridahari, nahoze tubwira kare ati nafotoye amafoto nyashyira abageni, ati barambwira ngo barangata kubera ko ko yabafotoye badafashe ibendera ry'igihugu. Ubwo ntabwo bari bibutse ko twabikwiye. yewe icyari bose maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Iribagiza Penina agomba guca mbera umugore, tukazabana
twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya.